yarebye ubutumwa yaramwandikiye umutima umuvamo. Yikanze ko amaso ye yapfuye akaba atari kureba neza ibyo yarasomye yanga kubyemera burundu. Yifuje kubona undi muntu wamufasha gusoma kugira ngo yizere neza ko ibyo yarasomye yari arimo ukuri. Mu by'ukuri mu buryo bwose nubwo bari gushwana muri iyo minsi ntiyizeraga ko yamwandikira ubutumwa nk'ubwo. Ikintu yamusabaga cyari kirimo kwikunda kandi we yabifashije nk'aho yaba mwishorobozo. Yamwandikiye amubaza niba yanditse akomeje. Umukobwa ati ndakomeje, kandi nushaka ko nguhamagara nkabikubwira n'ijwi nabyo mbwira mbikore. Nako reka mfate voice note kuri WhatsApp wenda urumva neza ibyo nanditse. Hari ukuntu umuntu yandika ubutumwa ari seriye anarakaye, noneho umuntu akabusoma yabyoroheje nk'ibintu bisanzwe. Nyamara ninguha ijwi wenda ko kurumva ko nkomeje ureke gukina ubyita imikino. Umusore yanze kubyemera, yarapfukamye ararira yibaza niba nyuma yo kumubwira ko ashaka ko urukundo rwabo ruhagarara katakimukeneye cyane yamwandikira n'ubwo butumwa bwari budasanzwe kuri we. Kubera ko hari mu museso ariko wa gatandatu yibutse ko inshuti ye y'umwavoka atari kujya mu kazi. Uwo musore wundi w'umwavoka bari bariganye amashuri yisumbuye. Bakirangiza kwiga we yabaye umu agent. Uwo yaragiye guhamagara wakirangiza kwiga wabo bamuriha ishuri rya kaminuza ryigisha amategeko, biramuhira asoza abona akazi ko kuba umwunganizi mu by'amategeko. Yaramuhamagara amubaza ati Voruka, uyu munsi ufite akazi? Nawe ati oya nta kazi mfite. Umusore ati none se uwagusura hari ikibazo nshaka ko tuganira kandi kuri telefone ndakeka bitakunda nk'uko mbyifuza. Voruka ati Marite ni ukuganira gusa cyangwa ushaka no kunsura bivuge neza. Marite ati si ukugusura bisanzwe nshaka ko tuganira. Voruka nawe ati mwana ugiye gutegesha amafaranga arenga 2,000 ni ukuvuga kuza no gusubirayo kugira ngo tuganire gusa? Nawe ati nakubwiye ko kuri telefone bitakunda ahubwo ndatega moto barako bari bunci 3,000 cyangwa 4 kuza gusa. Voruka yarambwiye ati tebuka ndumva nteye amatsiko. Marite yaratangiye guhinduka nk'umusazi yuzuye umujinya n'agahinda kandi muri we harimo kwicuza kwinshi. Ibitekerezo byarivanze atazi ko ibintu biri kugenda. Yiyemeje kujya kureba Voruka kugira ngo amugire inama ku kibazo yarahuye nacyo. Umukunzi we Orunera yashakaga ko ibintu bigera kure cyane birenze uko yabitekerezaga. Atabanje no gukaraba yambaye neza ahita atega moto. Mu minota mike yarageze kuri ghetto Voruka yabagamo. Ntibari baherukanaga mu myaka 3 yari ishize. Yasanze yamaze kumwitegura yaguze imigati yo kunywesha icyayi yari yaraje muri Telemus. Banywa icyayi gake gake Voruka atuje cyane yakuriye agatebe aramubwira ati ndabibona ko uhangayitse cyane kandi inkuru uje kumbwira ishobora kuba ari ndende. N'agahinda kenshi cyane Marite yahise amuhereza telefoni ye ngo asome ubutumwa yaragikomeje kwita umukunzi yaramwandikiye. Mu butumwa yari yagize ati Marite ndagusabye ko duhagarika urukundo ugira ngo narakubeshyaga kuko hari imishinga twari dufitanye, ariko kugira ngo ubyemere neza ni uko iyo mishinga tugomba kuyishyiraho akadomo. Bitarenze iki cyumweru ushaka uko twakurikiza amategeko tukagabana. Natangiye ubundi buzima rwose sinyigukeneye. Niba kandi ushaka ko biba nabi uzatinda gukora ibyo nkubwiye, tugomba kugabana 50-50. Nyuma yaho wenda uzizera neza ko nakigukunda kandi ko urukundo rwanjye rwarangiye. Voruka nawe yikanzemo ntiyabyumvaga na gato. Byose byatangiye kera Voruka akundana na Orunera. Orunera ari umukobwa diregiteri w'ikigo bigagaho. We yigaga mu wa 5 mu gihe Voruka na Marite bigaga mu wa 6 benda gusoza yisumbuye. Gusa umwaka ukirangira iwabo Orunera bimukiye mu kandi gace aho se yimuriwe nka diregiteri kandi yarafite amahirwe yo kuzahamara igihe kirekire. Aho hantu yarahoze yifuza kuzahimukira agaturayo kubw'amahirwe bamwimurira ku kigo cyo hafi yaho. Nta gutinda yimukiyeyo ahagura ikibanza aranahubaka ahimurira umuryango we. Ariko Orunera we yigwime kuri cya kigo yahozeho cyo muri quartier zo kwa Marite. Yagumye kwa bene wabo. Marite yajyaga kumusura akamusobanurira usibye ko akenshi bahoraga kugira ngo baganire ku by'urukundo rwabo. Bakundanaga cyane bitavugwa ku buryo buri wese yiyumvagamo ko yari mu mugenzi we. Orunera yiganaga umwete nk'abandi bose mu gihe Marite we yabonye bitavamo ko akomeza kubaho ntacyo akora agashaka igishoro agatangira gucuruza amayinite. Nibwo mugenzi we Voruka yitaga yigira kwigugunganiza mu mategeko muri kaminuza yigenga. Orunera umukobwa wa diregiteri yakomeje gukundana na Marite cyane kubera ukuntu bakundanaga bifuzaga kuzabana bitari kera. Bityo Marite yasabwaga gukorana umwete kandi akazigama amafaranga ahagije kugira ngo azabane na Orunera nko mu myaka 3 gusa yari imbere. Ibyo byatumaga yiyima ibintu byinshi akambara imyenda ihendutse kandi mike ndetse akicisha inzara narye saa sita akarya ruko atashye n'umugoroba. Umukobwa nawe kirangiza kwiga yasanze umuryango wabo bimukiye. Yari se mama we agahungu kamukurikiraga na mushiki wa papa we wiberaga iwabo.
kuko se yari umudiregiteri yamushakiye akazi ko gufasha undi mwarimu, kwari kugira ngo abone aho abamushyize abashe kwiyitaho yigurira amavuta n'ibindi by'ibanze aho kubisaba ababyeyi, kuko yaragiye gutangira gukora ku dufaranga yemereye Marite kumufasha bakagura ikibanza bakubakana n'inzu. Ariko nk'umuntu wabo bari mu kima kandi gace nawe yikundiraga, yaramubwiye ati sheri, niba ushaka kubaka wazaguza ikibanza inaha, harira cyane kandi akazi karaboneka, ikindi neza kurusha iwanyu. Ubitekerezeho urebe ko atariho natwe twazibera, wenda ntitwakwegerana n'iwacu ariko twaba muri izi karitsiye nubwo twajya mu wundi murenge. Umusore yifuzaga gukora byose ngo ashimishe umukobwa, yamwemereye ko bahagura ikibanza akazaba ari naho yubaka. Icyo gihe yari amaze kugwiza amafaranga make make kuri konte, andi yari yaguzemo amatungo. Korora ingurube byari byaramuhiriye cyane, buri gihe ahorana izifite ibyana. Yakusanyije amafaranga yose yari afite asanga arenga kuri miliyoni 5 zose. Yerekeje mu yindi ntara ngo ajye gushaka ikibanza mu bice iwabo wa Orunera bari barimukiyemo. Bagiye gushaka ikibanza ku bakomisiyoneri, babereka ikibanza cya miliyoni 6. Marite yari ifite miliyoni 5 gusa. Orunera yaramubwiye ati ibyawe n'ibyanjye ntuhangayike, iyo miliyoni ibora ndayishyiraho. Yikojeje kuri banki aterura amafaranga yose yari amaze kuzigama, miliyoni yarengagaho make. Marite kubyakira byaramugoye, niyumvisha ukuntu uwo mukobwa yamukundaga bigezaho atitaye ko ari umukobwa diregiteri w'amashuri, mu gihe yari umu agenti, iwabo bakaba bari abantu basanzwe baca inshuro. Ayo mafaranga agera kuri miliyoni 6 bahishyuye icyo kibanza, babaha icyangombwa cy'ubwo butaka. Ariko mu kugihindura ngo kijye ku mazina y'abaguze ubutaka, nk'abantu bakundanaga cyane bamaze kubona ko bazafatanya muri byose, basabye ko ubutaka bubandikwaho bombi, mbese bukaba nk'umutungo w'abantu babiri bafatanyije. Bwanditswe mu mazina ya Marite na Orunera, cyane ko nubwo batari bagasezeranye bateganyaga kubikora mu gihe gito kandi amategeko yarabibemereraga. Nyuma yo guhindura icyangombwa, Marite yaragicyuye. Kuba rero ugiye kukibika nta byari birenze. Orunera asigaye iwabo yishimye, ntiyigora anabibwira papa we, cyane ko atarazi iby'urukundo rwe na Marite. Ikibanza bari bamaze kukibikaho basigaje kurwana no kubaka. Orunera yaramaze kumwereka ko ntacyo atakora ku bwe kandi bose byari uko. Nyuma y'igihe kinini, andi mafaranga yari yarakoreye yose yarateranyije na Orunera arundanye yaramaze kugera. Marite yaramaze kugira menshi. Bakimara kugura ikibanza, yaragiye arihiringa akorana umwete, yorora ingurube, yatisha ibinani, yabona n'akandi karaka kagakora, akantu kose kamwungura amafaranga kagakora. Orunera nawe yakoraga akazi hirya no hino, yabavuye kwigisha akajya guhugura abana mu ngo z'abakire. Amafaranga yose nawe yirinze kuyakoraho, ayabikira kuzafatanya n'umukunzi we kubaka inzu. Inzu barayihagaritse kuri miliyoni 10 zabo, 8 zari za Marite, 2 ari za Orunera. Inzu yari itangiye kuba nziza, ariko nanone bagisabwa byinshi. Bifuzaga kongera kuyiringa mu gihe cy'umwaka, bagashaka yo gusiga amarangi, gushyiramo parafo, kubaka ibikoni n'uruzitiro. Noneho Marite si ukwijandika mu kazi, yabaye nk'uwo batumye amafaranga ayahigira kubura hasi no hejuru. Orunera nawe yakomeje gukora azigama, nubwo atari yakabonye akazi ko kuba umwarimu bya nyabyo. Gusa nubwo se yari diregiteri, yari umuhanga cyane. Uko umunsi washiraga niko nawe yakomezaga kugenda asaba kandi kazi kisumbuye kagendanye n'ibyo yize. Ku bw'amahirwe ye, bidatinze ari diregiteri w'amashuri ya segonderi, yagizwe minisitiri biciye mu nzira zemewe. Kubera ukuntu yitangiraga ibikorwa byinshi byo muri politike, nyuma yo kuba umuyobozi w'ishuri yagiriwe icyizere, hejuru bamubonamo ubushobozi n'ubunyamwuga, birangira bamugize minisitiri w'urubyiruko bashingiye ku bumenyi n'ubushishozi bwe mu miyoborere. Kuba yari diregiteri bakamugira minisitiri byagombaga gutuma n'ubuzima bwe buhinduka. Yagombaga kugira abakozi bamufasha mu kazi ka buri munsi, imodoka z'ubuyobozi n'ibikoresho byihariye byo gukora neza inshingano ze. Yari kujya akorera mu biro bya minisiteri kandi byari mu mujyi. Yafashe umwanzuro wo kwimukira we n'umuryango we kugira ngo bijye bimworohera kugera ku kazi. Bamaze kwimuka, nka minisitiri byaramworohereye kubona umukobwa w'akazi ka nyako akaba umwarimu wemewe, aho gutera ibiraka byo gufasha undi mwarimu nk'umwunganizi. Igishimishije nuko yabonye ikigo cyiza cyo kwigishaho mu mujyi kandi agatangira kwiga kaminuza yigenga. Papa we agihabwa akazi ko kuba minisitiri, Orunera ntiyiriye kuri Marite. Bakomeje kwipangira imishinga yabo. Yewe yanabonye akazi barabyishimira, barabisereburira. Ikibabaje nuko ibintu byabo byari bigiye kuba bibi, urukundo rugakonja. Iwabo Orunera batangiye kubaho mu buzima bw'abakire cyane, kuko minisitiri yahembwaga amafaranga menshi kandi bakagira abashyitsi benshi muri buri mpera z'icyumweru. Muri iyo minsi Marite yakoranaga umwete kurusha mbere, kubera ko umukunzi wari umukobwa wa minisitiri. Noneho aho kuba umukobwa wa diregiteri w'ikigo cy'amashuri, yagombaga gushaka amafaranga menshi, ku buryo ubukwe bwabo nubwo bwari kuzaba buciriritse ugereranyije n'ubwo umukobwa wa minisitiri yakora, ariko bwari kuzaba bwihagazeho. Nk'umuntu wari ufite izo ntego, umwanya watangiye kumubana muto, kuvugira kuri telefone arabigabanya. We na Orunera bahanye gahunda yo kujya bahamagarana mu museso no ku mugoroba bagiye kuryama, kuko yahigaga amafaranga kubura hasi no hejuru.
Hashize nk'amezi 8 muri wa mwaka bari barihaye, yatangiye guhamagara Ornella akamubwira ko ananiwe nawe kuko yabaga yiriwe yiherenga, akamureka bakaryama. Mu gitondo hakavuga atitabye telefoni, umusore nabyo ntabitindeho. Ariko byatangiye kuba kenshi. Marita aramubwira ati none se kuki buri gihe umburira umwanya, byagenze bite? Kubera ko mba mugiye mu kazi ngataha naniwe, hari ubwo nsaba kuba nkuretse ngo turavugana nkanga kubitindaho, ariko uko biri kose umwanya wawe wabaye muto, byagenze bite? Ornella wo kumusobanurira ahise amukupa. Marita agira ngo ni amarezo, yongeye guhamagara asanga telefone ijimije, aritoriza akeka ko agize akandi kabazo. Mu gitondo bongeye kuvugana, Ornella amuvugisha arakaye. Marita yamubajije impamvu ufite umujinya, undi amukupa atamusobanuriye. Guhera umunsi batangiye gushwanashwana, rimwe na rimwe bakavugana, ubundi ntiwikunde. Ornella ageze ahagarika no kumwitaba. Umusore kuko yari afite icyangombwa cy'ubutaka bubatsemo inzu, barafatanyije kugura ikibanza kandi bakubakana. Yumvaga ko umukobwa ari kumukinisha, wenda ubwo afite stress runaka zari ziri gutuma yitwara atyo muri iyo minsi. Yishyizemo icyizere ko bizakemuka vuba, umutima ushyira ku kazi. Ntiyatekerezaga ko umukobwa yamwanga. Mu gihe yari agitegereje ko igihe kigira agacururuka, yamwandikiye ubutumwa amusaba ko bahagarika iby'urukundo rwabo. Yabifashe nk'imikino, amuhamagara amubaza niba akomeje. Undi yanga ko babivugaho, amujyana mu bindi biganiro. Marita koko yagize ngo yamukinishaga. Hadashize iminsi 2 nibwo yamwandikiye amusaba kugurisha ikibanza n'inzu yari yubatsemo, bakagabana 50 ku yandi. Ibyo rero kubyakira byaramunani, afata mutajya kureba Voruka kuko yarasanzwe aburanira abantu ngo amufashe muri icyo kibazo. Inkuru y'ibyamubayeho byose yayibwiye Voruka, nawe biramurenga. Umukobwa yifuzaga ko bagabana bakaringanyiza. Voruka yaramubajije ati se wabuze impamvu yakwanze? Nawe ati sinyizi. Yagiye anca amazi gake gake, ubu ntakimvugisha. Ahari nuko bazamutse mu ntera asaka minisitiri. Voruka ati ntawamenya, wenda kuko niyo mpamvu. Uretse ibyo se, mbere yo kuza hano watekereje gukora iki? Umusore ati nta kindi natekerejeho, usibye guhita mbona ko ashaka kumfatirana ngo tugabane byose, yitwaje ko twembi twiyandikishije ku cyangombwa. Voruka aramubajije ati se haba hari indi nimero ufite wenda y'inshuti ya Ornella? Marita tumugani uranyibukije, hari umukobwa w'iwabo mfitiye nimero. Ni umukobwa mukuru, avukana na papa we kandi ni umwana mwiza. Reka muhamagare mubaze icyo Ornella ari kumpora. Yaramuhamagaye aturaho neza nana ati Marite umuhamagaye nanjye napangaga kuguhamagara kandi nari kubikora uyu munsi. Marite ati ni byiza ubwo twese twabipanze ku munsi umwe, ubwo bisobanuye ko tugiye kuganira birambuye. Nana tumuhamagaye no mu masaha meza cyane, njye ndacyari mu buriri sindabyoka. Marita adaciye ku ruhande yahise agusha ku ngingo ati nashaka kukubaza amakuru ya Ornella, ubu sinyamenya, dusa nk'abashwanye ariko byabaye birebire. Nana ati none se mujya muvugana cyangwa mwahagaritse no kuvugana? Nawe ati umuhamagaye ntanyitaba, rimwe na rimwe arankupa. Mu minsi 2 ishize yanyandikiye ambwira ko urukundo rwanjye nabona rutazakomeza, nsaba ko turahagarika. Uyu munsi yongeye kubinyibutsa kandi ndabibona ko akomeje, sinzi impamvu bimutera. Ndayimubaza ntansubizana, nahamagara akankupa. Nana yarayuye yitsa umutima, aramubwira ati muvandi urabizi ko urukundo rwanyu narufanaga, na n'ubu ndacyarufana. Ni kenshi nanjye nifuje umusore umeze nkawe wihiringa agamije kuzubaka urugo rwiza, byose ari kubikorera uwo akunda, ariko sinigeze mubona. Nakubwira ko ibyo ari gukora byose ari ukwikura amata mu kanwa. Nanjye nashakaga kuguhamagara ngo nkubwire nk'ibyo mpamagariye, ndumva intego yo guhamagarana yari imwe rwose. Marita ati ngaho mbwira impamvu yanyanze ni iyihe? Kuki atitaba telefoni? Cyangwa wenda no ku rwego rw'ubuzima rwahindutse? Nawe ati ntega amatwi mbikubwira akantu ku kandi. Marita yateze amatwi, nanatangira kumubwira inkuru irambuye. Na Voruka yarumvaga ariko araceceka ngo atavuga, nanakamenya ko ari kumuvugisha hari undi muntu uri kubumva. Yaramubwiye ati papa we akaba umusaza wanjye akimara kuba minisitiri, abantu bari baziranye nabo bariyongereye kandi amenyana n'abandi bantu bo mu nzego zo hejuru. Muri abo harimo umusore baje kumenyana baba inshuti, atangira no kujya dusura hano mu mpera z'icyumweru, cyane ko papa Ornella bari hano. Uwo musore akora mu rwego rw'akarere, uretse kuba akora ako kazi keza ni n'umusirimu. Ni umusore muremure utananutse, witwara nk'abayobozi ariko nanone akitwara nk'umujeni, ikindi akaba azi kuganira n'abantu bose. Uko yakomezaga kuza mu rugo niko yaganiraga na Ornella, batangiye kujya bavugana no kuri telefone. Uwo musore yageze ubwo amusaba ko bajya basohokana, ariko buri uko basohokanye Ornella agatahana akantu gashyashya. Yatahanaga nk'agakapu kagezweho, ikote ryiza, ikanzu n'izindi mpano yamuhaga uko babaga bahuye. Rimwe ubwo Ornella yamutakiye ku myenda yamusazanye, akwiriye kugura indi, amwohereza 200 ngo yiyiteho. Kandi bageze mu musore ataramubwira ko amukunda, amwereka ko nta intego yo gukundana nawe afite. Ornella icyo gihe yarakikuvugisha bisanzwe, ariko atangiye guhinduka mu myumvire. Marita n'amatsiko menshi ati uwo musore yitwa nde? Nawe ati yitwa Ziri. We na Ornella batangiye kujyana no muri gym. Yamubwiye ko umukobwa ujya muri gym atera neza, nawe arabishidukira, yewe amwishyuriramo ukwezi. Ubwo nawe urabyumva ko rimwe na rimwe mu mugoroba avuye ku kazi bajyanagayo. Ntagiye kure rero,
urumva ko urukundo rwabo rwazamutse. Ejo hashize namubajije impamvu yakwanze, ambwira ko wigize biza ukajya umuburira umwanya, ko nta mpano yawe azi, ko nta hantu harenze wamusohokanye. Arambaza ati ese nzemere nezereka ku munyacyaro w'umukene utazi ubuzima bwiza, nirengagiza umusore w'umunyacyubahiro w'umusirimu unkunda nka Ziri? Yanze kunyumva, ambwira ko ntari umujyanama we. Ubu rero kugukatira nugira ngo biri kuva ahandi, si uko twazamutse mu ntera, si uko papa we yabaye minisitiri, ahubwo ni uwo musore wamutwaye umutima akakwibagirwa. Ikintu cyambabaje cyane ni uko yavuze ko mugiye kugabana ya nzu mwaguze, mukagabana 50-50. Sinzi niba yabikubwiye. Marita ati nari nzi ko ibyo bintu utabizi. Wari ubizi ko twaguranye ikibanza? Nanaseka turabizi ko njye nawe tutaganiriye kenshi. Niwe wampuje nawe mu gihe urukundo rwanyu rwari rugishyushye. Ni nanjye gusa yabibwiye. Yambwiye ko ariwe kugira inama yo kugura ikibanza hari ahantu twabanje kwimukira sataraba minisitiri. Ndanabizi ko icyangombwa mwacyandikishijeho nk'abafatanyije ubutaka, none ashaka ko mugabana mukaringanyiza, kandi ubwo yambwiraga ko yaguhaga amafaranga yaburaga gusa. Umukobwa nta mpuhwe na nyagufitiye, ashaka kumvisha uwo musore ko nawe yiteje imbere akagura ikibanza akubakamo n'inzu. None nifuzaga kuguha ayo makuru ngo ugire icyo yamaza. Nanjye byandenze, nakugira impuhwe cyane. Marita ati tukagabana tukaringanyiza, nta na kimwe cya gatatu yashyizeho. Kugeza ubu tumaze gushora miliyoni 16, harimo 3 ze gusa. Izo 16 kandi ni nkeya warimo n'utundi tuntu umuntu aba yarakoze ku nzu. Nanati nkurikije ukuntu yakuzenutswe akikundira Ziri, kandi akaba ashaka kubana nawe bubi na bwiza, nkubwije ukuri azabizanamo amanyanga menshi. Njye mbikubwiye ngira ngo witegure, niba hari ibimenyetso ufite by'uko ari wowe watanze menshi ubikusanya hakiri kare. Byose Varuka yarabiteze amatwi, yarumiwe bidasanzwe. Yongeye kumwegera mukora ku rutugu bye kumuhumuriza. Marite kwifata byaramunaniye, ibyo kuba ari umusore ukuza bishyira ku ruhande, arira ijwi risohoka. Umukobwa yari yarakunze n'umutima we wose, we yifuzaga kumushyira hasi. Yari yaramaze kumufata nk'umuntu udafite agaciro. Yariraga avuga ati ntabwo bikunda, nitwagabana. Varuka amubwije ukuri ati koko niba wumva kutagabana ari uzaba umwanzuro uribeshya. Njye nk'umwavoka reka nkubwize ukuri. Mu rubanza ubwo dufite abantu babiri, Marite na Orunera. Abo bantu bari mu rukundo batarasezeranye mu mategeko. Siko bimeze? Marite turabaza ibyo uzi. Nawe ati Marite yari afite amafaranga miliyoni 5, abwira Orunera ko ashaka kugura ikibanza. Orunera nawe amubwira ko afite miliyoni arongeraho, maze bagura ikibanza ku mafaranga yabo bombi angana na miliyoni 6. Icyangombwa cyane ko amazina yabo bombi kuko bari bizeye urukundo rwabo. Nyuma bubatsemo inzu ifite agaciro ka miliyoni 10, harimo n'umusanzu wa Orunera. Kubera ko ikibanza n'inzu byari byanditseho amazina yabo bombi, byafatwaga nk'inyungu rusange. Ariko nyuma Orunera yahisemo guhagarika urukundo, asaba ko bagabana ikibanza n'inzu buri wese agatwara 50%, mu gihe Marita atabishakaga kuko yumvaga ko yatanze amafaranga menshi kurusha Orunera. Nuko wakumva inkuru yanyu yayisobanura. Yabajije Marita ati umuntu nabandi kubarira iyi nkuru yakumva ndi mu murongo mwiza nyikomeze? Nawe ati yego. Varuka yarakomeje ati inshuti yanjye, urubanza ruzaburanwa hashingiwe ku mategeko agenga umutungo wanditse ku bantu batasezeranye, nuko bagomba kugabana hakurikijwe uruhare rwabo nyakuri, ariko kandi ruzasesengurwa nuko icyangombwa cyemewe cyanditseho amazina yombi. Uretse no kuba ugiye guhangana n'abantu bakomeye mu agenti, n'ubusanzwe uru rubanza bazarutsindwa. Nibigera ku mpande zombi mu rukiko bizaba bimeze uko. Orunera azavuga ko ikibanza n'inzu byanditse ku mazina yombi bivuze ko ari umutungo muhurijeho. Azashimangira ko yagize uruhare rwa 50%, bityo azasaba ko mugabana mukanganye. Azifashisha amategeko y'umutungo kuko icyangombwa kigaragaza ko buri ruhande rufite uburenganzira bungana, keretse niba ufite ibindi bimenyetso ku ruhande. Marita yifashe ku kananwa ati ntabyo, kuko twahitaga tuyateranya, nta bindi byinshi ntekereje. Varuka yamubwiye ati nibigera kuri wowe Marite, uzavuga ko igitekerezo cyo kugura ubutaka cyari icyawe kandi ko ari watanze amafaranga menshi. Aho nta ribi. Nanone uzavuga ko mu kubaka inzu ari wowe washoye menshi. Aho naho nta ribi. Yewe uzasaba ko umutungo wanyu batawugabanya 50-50, ahubwo bakagabanya hakurikijwe imisanzu buri wese yatanze. Naho nta ribi. Ariko se ufite ibimenyetso, icyangombwa cy'ubutaka kuko kiri mu mazina yombi, amategeko azabona ko ari ubufatanye. Amasezerano yo kubaka nayo azaba agaragaza ko utsinzwe niba nta gihamya yuko buri wese yatanze amafaranga angana n'ayo uvuga. Urukiko ruzafata ibigaragara ku mpapuro. Ikindi mwahitaga muyateranya ku buryo bitasabye ko wenda muyohereza ahantu runaka ngo agende atandukanye, kuko nta kimenyetso cy'uko watanze menshi gihari. Urukiko ruzabagabanya umutungo 50-50 kuko icyangombwa cy'ubutaka n'inzu cyanditseho amazina yombi. Keretse niba urubashije kugaragaza inyemezabwishyu cyangwa ibimenyetso by'uko ari wowe watanze amafaranga menshi, ho wenda urukiko rushobora kugenda isaranganya rihwanye n'umusanzu buri wese yatanze, wenda ukazafata nka 70%, Orunera agafata 30%. Nakubeshya, Orunera afite amahirwe menshi cyane yo gutsinda.
Marita yashatse kongera kurira ariyumanganya, abwira Voruka turabizi ko nyirangiza kwiga nta kindi naharaniye, niyushya kuyankorana umwete niyima byose, ngera ubwo nunga smartphone y'ibihumbi 20, sinagura ipantaro nziza cyangwa ishati igezweho, ngamije kubaka no kuzakora uko nshoboye kose ngo nzabane na Orunera tuba ahantu heza. None undorere umukobwa byose abigize zero. Ese koko ubu kuki yambeshye kandi abizi ko atigeze ankunda? Voruka nawe yagize agahinda, gusa aramubwira ati kuba kunze undi si uko atigeze agukunda. Birashoboka ko umukobwa yakundana n'umusore by'ukuri ariko nyuma akaza guhinduka ku mpamvu zitandukanye bigatuma amugambanira cyangwa akamuhemukira. Ibi agukoze ntibivuze ko atigeze agukunda na rimwe, ahubwo ni ibisanzwe ko amarangamutima y'abantu ahinduka. Uyu we yashutswe n'ibyo abona by'ako kanya. Marite n'ikiniga ati none se nk'umwavoka nizeye w'umuhanga waburaniye abantu benshi uramfasha iki ko ntashaka kugabana nawe? Iriya nzu nyikunda kubi, ahantu yubatse ni heza, umunsi ku wundi izamuka mu gaciro, kuyigurisha ubu si uguhomba. Ayo mafaranga ntakuramo yamarira iki? Voruka yamurebye mu maso aramubwira ati umwunganizi mu mategeko naho yaho umuhanga ate, muri iki kibazo nta ngingo yapfa kumufasha. Nibyo nshobora kugerageza gusaba ko habaho iperereza ryimbitse ku byavuye ku mafaranga yagiye atangwa, ariko kubera ko nta nyandiko nta gihamya cy'abatanze byinshi cyangwa bike gihari, byazaba bikomeye cyane kutsinda. Mu by'ukuri mu mategeko bizarangira hagabanyijwe 50/50, kuko icyemezo cyose gishingira ku cyangombwa cyanditseho amazina yanyu yombi atari ku magambo cyangwa amasezerano mutigeze mushyira mu nyandiko. Kujya kukuburanira nzi ko uzatsindwa ntacyo byamarira. Yamugiriye inama yo kongera kumuhamagara cyangwa ukamwandikira amusaba kumusobanurira neza icyo yifuza. Marita yarabikoze amwandikira message. Umukobwa adatinze yaramwihamagariye, yaramubajije ati witeguye ko uzaza ryari ngo tugabane? Mbwira nitegura abazabidufashamo, njye biranyoroheye kubabona, yaba bazatugurishiriza n'abahagura bose ndetse n'abayobozi babidufashamo. Umusore ati Orunera wenda koko ntukinkunda kandi ushaka ko tugabana, ariko se waretse nk'igihe nkagushakira iyo wampaye ko tuyaziranyeho yose nkayagusubiza, cyangwa se wenda ukama iminsi mike nkashaka aho nyaguza nkagusubiza 3,000,000 zawe. Umukobwa aseka ati oya Marite ntabwo bikunda, tugomba kuhagurisha. Ahubwo icyo nashaka kukubwira ni uko tuzashaka umuntu uzi ibiciro akatubwira amafaranga arimo, njye nkaguhaho 1/2 icyangombwa kikaba icyanjye. Noneho Marita yagize ngo arumviranye, yaramubwiye ati reka nzaze tubiganireho neza. Orunera ati nzahura nawe ari uko tugiye kugabana gusa nta kindi nshaka. Yabaye amukubye kuko Voruka yaramuciriye isiringa bikore. Voruka yaravuze ati nyunguye igitekerezo, wowe ugiye kwanga ko mugabana, igihe nikigera azajya kukurega. N'uyo rero uzagenda uvuga ko utifuzaga ko bibaho, kubera ko azaba ari we wifuza ko mugurisha, niwe uzaha ayo mafaranga angana na 1/2, maze uhagumane niba uhashaka. Niba ushaka gutura kure iwanyu koko, aho ho nzahakubera. Gusa icyiza uwagurisha ukemera igihombo, buriya nta muntu udahomba. Uwo umera ibyo ashaka aguhe 1/2 cyo kwiturira hafi y'iwanyu. Bakomeje kuganira, Marita ageze arataha. Umwanzuro wari uwo kwemera guhomba kuko nta kimenyetso yari afite. Ageze mu rugo Nana yaramuhamagaye noneho baganira ku bintu byose. Yaramubwiye ati ntukore iryo kosa ryo kwemera akagukoma, kuko nagukoma azaba ari mu nyungu. Hariya ahantu iwabo barahimutse bibera mu mujyi, ariko naho hagenda hatera imbere umunsi ku wundi. Ubu inzu yanyu irahenze cyane, mu myaka 2 gusa iri imbere amafaranga yazaba arimo ntimwayabara. Njye sinshyigikira ubuhemu ngo nuko dufitanye isano. Marite wowe uzaburane mpaka n'umugozi wabo bakomeye ndetse n'umukunzi w'akaba bakomeye, nzakubera umutangabuhamya wenda nzashwane nabo. Iyi nzu ntiwemere ko ibiye rwose, emera umuhe 1/2 bigishyushye abe ari wowe umukoma, kuko umunsi washyize kaburimbo wazumirwa wumvise amafaranga yahagurishije. Marita yaramushimiye anabiganirizaho Voruka nawe yumva ari byo. Umwanzuro wabaye umwe. Marita yandikiye Orunera amubwira ko azamuha icyo yifuza, isambu ikaguma ariye. Orunera biterwaga nuko yifuzaga kuzemeza Ziri n'ababyeyi be ko yiteje imbere, akagura ikibanza kandi akubakamo inzu. Yari yemerewe gufata inguzanyo, yari yemerewe nk'umwarimu akayamuha. Byarangiye umukobwa apanze gushoza imanza. Kubera ko Nana yari azi ibintu byose, ariko uruhande rwa Marite byose yafashe umwanya bibwira se. Papa Orunera yahamagaje umukobwa amubaza ibyo Nana yaramubwiye byose. Orunera nawe amubwira uko byagenze, gusa atsimbarara avuga ko bateranyije amafaranga ingana ko yifuza ko bagabana. Yanamubwiye ko we na Ziri bari mu rukundo, bityo ko yifuza kugira ibintu bye bwite atabifatanyije n'undi muntu noneho w'umusore. Papa yikundiraga Ziri, kuba umukobwa yari yaramukunze nta mbaraga bishyizemo nk'umubyeyi, kandi yarabyifuzaga yarabishyigikiye, ndetse nawe yumva ko kuba yabana n'umwajenti bisuzuguritse ugereranyije no kubana n'uwo musore wakoraga mu karere. Nka minisitiri yifuzaga ishema, ariko nanone yifuzaga ko akozwe isoni n'umukobwa we yishyira hanze ajya mu nkiko. Yamusabye nimero ya Marita aramwihamagarira. Marita yamubwiye icyifuzo cy'uko aho hantu yifuza kuhagumana kuko ari we watanze menshi, ariko minisitiri ati niba nta bimenyetso by'uko watanze menshi bihari ugabanye ibyifuzo byawe. Ayo mafaranga 1/2 mushaka we bibafashamo uyamuhe bidasakuje, ugumana ahantu hawe.
Orunera niwe wazanye igitekerezo cyo kugurisha, rero wowe nta kosa ufite, umuhimbye usigarane icyangombwa cyawe. Njye sinzi aho mwabikoreye, ariko sinifuza amanyanga mu byo mwakora. Yarakubye Orunera atangira gutera amahane avuga ko ari uzagumana ikibanza n'inzu yubatsemo. Nubwo Orunera yahemukiye Marite mu buryo bw'urukundo n'uburiganya ku mutungo wabo, ntibyari guhita bigira ingaruka ku nshingano za se nka minisitiri, kuko amategeko agenga ibikorwa by'abana atagiraga aho ahurira n'inshingano z'umuyobozi, keretse harabaye uruhare rugaragara rwa se mu byo umwana yakoze. Icyakora mu muryango no mu ruhando rwa politike byashoboraga kuzatera ibihuha cyangwa impaka mu itangazamakuru ku muryango wose mu gihe Marite ari kuzabisakaza mu bantu. We rero nk'umugabo w'inyangamugayo niyo mpamvu yahamagaye Marite ngo amubaze neza uko byagenze. Nubwo ari minisitiri yibukaga ubuzima yaciyemo bwo kuba deregiteri, yabaye deregiteri abanje kumara igihe kinini mu bwarimu, yabaye umwarimu nabwo amaze igihe kinini mu bushomeri. Yiyumvishaga imvune za Marite kubera ko Orunera yarakomeje gusakuza amubwira ko ibyo abwiye Marite batabyemera. Papa we yavugiye hejuru amukanga ati nukomeza gusakuza ndamubaza iyo watanze aba ari gusubiza gusa wagumana imitungo ye. Orunera asakurije se cyane bidasanzwe arayagara kugera ubwo mama we na Nana batangiye kumucyaha bamubuza, ariko Orunera agatukana namubwira ko byose ari we wabitangije, ajya kubwira se aho biva naho bijya kandi bitamureba. Icyakora mama wa Orunera yaramushyigikiye avuga ko amafaranga yatanga aba yarayakoresheje mu bindi byunguka, kubwo nyine bakwiriye kugabana bakaringanyiza. Icyo atarashyigikiye ni ukuntu yatonganyaga papa we nk'ushaka kumukubita. Mu gihe bari bagikomeje gusakuza basigana, Ziri wajya guhaza aje kureba minisitiri nk'inshuti ye anavugana na Orunera, baratangiye no gukundana nk'ibisanzwe yaje atanabategoje. Yageze ku marembo abarinzi baramureka arinjira kuko bari bamuzi. Ageze ku muryango yumva basakuza, yarakomanze ngo bamuhe ikaze ntibumva, akomeza basanga muri saro kuko hatari hakinze. Yarisangaga bamufata nk'umwana mu rugo. Yabagezeho baraceceka, Orunera ahita yiyumanganya ngo bataganira kuri ibyo bintu yumva, ariko yari afite amatsiko yo kumenya impamvu basakuzaga cyane. Asekera ababwiye ati uzi ko nkoze ikosa nkabinjirana mwari muri mu biganiro byariye nk'umuryango, ibaze ko nanakomanze kuri uyu muryango nimwumve. Iyo mba ndundi abarinzi banyu bakanga kunkingurira, mba nisubiro ntimuzigere munamenya ko nahageze. Nawe ntiyaryaga iminwa, yamubwiye ukuri kose ku byabaye, cyane ko Orunera yamuteraga umunwa mutuka ngo nuko yari yabibwiye se. Kugira ngo amuhime rero yanabibwiye umukunzi we mushya bose bumva. Ziri yarumiwe abwira minisitiri ati umukobwa wawe twari dutangiye gukundana, ariko niba ashobora guhemukira umusore wamukunze muri ubwo buryo rwose ndayamanitse. Amahirwe nuko bimenye bitaragera kure ngo mbe naramwimariyemo twaranabibabwiye, byari bikiri aho nyine bitarabaseriye. Nukuri ndatangaye, umusore akihiringa ari cyo kubera urukundo uko yamuhemukira inzu amaze kuzura. Urumva ukubona weremeye kumuha utwo dufaranga, dore n'amafaranga y'abakobwa arabavuna, akageza muri izo miliyoni 3 Nana ari kuvuga akayamuha nuko yamukundaga. Biyandikishije ku cyangombwa kuko bari baramaze kwizerana bya nyabyo bazi ko bazabana. None aramutengushye ngo nukubera njye tutamaze n'amezi 2 tuziranye. Ubwo njye nakwizezwa n'iki kabonye undi hejuru yanjye akamwitaho kundusha atagenda. Uwo musore agenda kenda kumva pe, ndamwumva bya nyabyo. Ziri yahise asezera tereka ngende musigare mu biganiro unubonetse nk'uwivanze mu bitandeba. Ziri yari umusore wicishaga bugufi. Icyari cyaratumye ab'inshuti na minisitiri nuko bari bahurije ku bunyangamugayo. Bose biyumvishaga agahinda ka Marite. Minisitiri yaramubwiye ati buretse gato, none se urumva udateje ikindi kibazo? Nawe ati gute? Minisitiri ati nanjye nari nishimiye urukundo rwanyu, kandi nibisanzwe ko umuntu ashobora kuba ari gukundana n'umuntu atari uwa nyawe, yabona uwa nyawe akamusanga, wenda niwe wamugeze ku mutima. Iyi si yo mpamvu yatuma umureka ngo nuko yatandukanye n'undi musore, cyane ko ngari n'umwajenti. Ziri ati ndabyumva, ibyo ni ukuri, n'ubundi ntidutereta gusa badafite abakunzi, ahubwo buri wese agerageza amahirwe asa nk'uhanganye uwabasha kumwemeza akaba ari umwegukana. Ikibazo ni uko we yemeye guhemukira umuntu yigeze gukunda, nawe akimukunda by'ukuri akabikora mu gihe gito cyane. Niyo nashingira nizera ko njye tuzarambana. Mushaka ko umunsi amakuru yagiye hanze nzakozwe isoni ngo nkundana cyangwa nashakanye n'umuhemu? Erega akazi dukora nubwo gasanzwe nk'utundi twose ari ugushaka imibereho, ariko akacu kubakiye ku cyizere tugirirwa. Nawe urabizi uwakwandurije izina ni nk'abo amaze kukwirukanisha. Uwo musore wababaye aricyo murumva azabyihererana, murumva atazabishyira hanze mu itangazamakuru? Minisitiri yaramugarukiye. Mu by'ukuri yifuzaga kuba inyangamugayo muri byose, ariko ntiyifuzaga ko umukobwa we bamubengana. None yabajije Zira tugiye gukora iki? Nawe ati ibyanjye nawe ntibyari byakageze kure. Njye cyatumaga ntajya mu rukundo nuko byagoranaga kubona umukobwa w'inyangamugayo. None na Orunera nari nagiye kwizera arantengushye. Ntari rarenga rero biranashoboka ko yasubirana n'uwo Marite bakiyubakira ubuzima bwabo batangiye kubaka kera. Ntawamenya, nubwo ari umwajenti ejo cyangwa ejo bundi yadusimbura kuri iyi myanya, kuko natwe ntitwavutse ngo duhite tuyicaraho. Yashatse kongera kugenda. Minisitiri ati basi reka tukwakire tuganireho gato bitubyirengagize.
nawe ati nzagaruka hano ni mu rugo. Yabasize yagiye gutaha, Orunera aramuherekeza agenda amusaba imbabazi amubwira ko atigeze akunda Marite cyane, kuba amufatiranye akiri umwana ataramenya neza icyo ashaka, ko Zira ari we akunda cyane. Zira ati umutima wawe nawubonye, uri umugome, njye nari ntangiye kugukunda niteye ku byo utunze n'ibyo ukora, kandi kuba uri umukobwa wa minisitiri sibyo byatumaga ngukunda pe. Ubwabyo kuba wafata umwanzuro ukanga umusore nk'uwo ni ikibazo gikomeye. Nyuma yaho Ziri yirinze gusubira kwa minisitiri kandi aboroka Orunera w'umugome kuri telefoni, ahubwo ari yikundiye Nana wavugishaga ukuri, atangira kujya amwandikira kuri WhatsApp. Icyumweru cya mbere cyashize batangiye kuvugana muri ya masaha yavuganagaho na Orunera. Igishimishije nuko inkuru byari bibaye Nana yikojeje Marite akamubwira ukuntu iwabo babyumvise bakababara. Umusore yamurutishije agahita amwanga kubera ubuhemu bwe. Marite noneho yumva umutima urohotse. Yabiganirijeho Voruka akibyumva amubaza niba asabye imbabazi yazimuha. Marite ati wapi, ipusi yarayihanze yitwa Inturo, kandi uwakubanje yakongera. Ibuye rigaragaye ntiriba rikesha isuka. Uzatinye umukobwa wawe mukundana, amarangamutima yakugiriraga akagirira undi musore, agasesa ibyo mwapanze byose akanakugambanira muri ubu buryo. Kugaruka kwe yaba bitewe no kubura ukagira, ntiyaba bitewe n'uko ankunda. Mu gihe Ziri yarakomeje kwanga kumuvugisha, yizeye ko azamugarura ku murongo, Orunera yahamagaye Marite amusaba ko yaza bakagabana. Marite yaremeye, anamenyesha Nana umunsi yari kuhagerera. Umunsi warageze yerekezayo yitwaje amafaranga yose yakusanyaga ngo bubake ibikoni, urugo, basige amarangi, bashyiremo parafo n'ibindi byaboraga muri finisage. Voruka yaramuherekeje yiteguye kumuguriza mu gihe byari kuba bibaye ngombwa. Mu buryo bworoshye cyane, ikibanza n'inzu babihaye agaciro, maze nk'uko bari babyemeranyije, Marite amuha 1/2. Agaciro kabyo kari karamaze kwiyongera kageze kuri miliyoni 20. Yamuhaye amafaranga agera muri miliyoni 10, ayamwishyura ako kanya. Marite yashimiye Voruka wemeye kumuguriza amafaranga agera muri miliyoni 6 zose, bakava nta deni barimo, mu gihe we yibwiraga ko arasaba ko bamuha iminsi akazabanza kuguza muri banki, iyo nzu akayegera ingwate akabona kwishyura Voruka. Nana yarahari ariko atari kuvugana na Orunera kuko bari baramaze kuba abanzi. Ayo makuru yahise ayaha Ziri. Ziri abo yaramubwiye ati naharungutse kuko yashoye 3 none yungutse 7. Miliyoni 10 zose koko barazihawe. Nana ati yego, ariko nabwo ntiyishimye. Yarandakariye cyane ngo natumye ibi byose bimubaho. Ziri ati ahubwo nibutse kubikubwira, nshaka ko tubiganiraho neza, ugashaka kandi hano kuba atari kwa musaza wawe, wowe uzabinyemerera gusa. Hashize amezi 6 Orunera yaramaze kwakira ko Ziri yamwanze, Nana we yarasezeye atakiba iwabo. Nk'umukobwa w'inkumi yari yaragiriwe inama na Ziri yo kuhavana bagashaka uko yakwiteza imbere ndetse anamuha igishoro. Mu buryo butunguranye we na Ziri basohoye save the date bateguza ko bafite ubukwe. Bakundanaga mu ibanga nta muntu ubizi, ariko kuko bendaga gushyingiranwa babishyize hanze. Orunera byamubereye nk'inkota mu mutima. Nyirasenge Nana yaragiye kubana na Ziri, ntiyashoboraga gusaba Marite imbabazi kuko yari yaramwiyeretse. Mbere y'uko ubukwe buba yahise ategura urugendo ngo buzaba atakiri mu gihugu. Iyo uri indege amafaranga yarasigaranye ajya kuyatsembaho, yabonaga abandi bakobwa bo ku mbuga nkoranyambaga basohokera ngo wenda azabona bimumara agahinda, kandi agenda adasabye uruhushya ku kigo yigishagaho. Minisitiri we ntiyari kubirwanya kuko mushiki we yaragiye kubana n'inshuti ye. Byose byari kimwe, yaba umukobwa we cyangwa mushiki we, nawe atifurizaga ubuzima bwiza n'urushako rwiza. Nubwo byari bigenewe Orunera byigiriye kuri Nana, yabihaye umugisha n'abatwerera cyane. Igihe cyarageze Marite nawe abona undi mukunzi, ubu babana muri ya nzu Orunera yashakaga kumuhogoza. Ubuzima bwabo koko buroroshye, ubu babasha gutunga umuryango bidasabye ko abanza guhangayika. Kugeza uyu munsi Orunera ntakiri umwarimu, bagize baramwirukana kubera imyitwarire ye mibi mu kazi. Icyakora ntabayeho nabi cyane kuko afite abagabo bamusohokana hanze y'igihugu, bamwe bamuhaga bakamureka agashaka abandi. Muri make yicuruza gisirimu, uretse ko ahazaza hatera ababyeyi b'impungenge zikomeye. Dusoje inkuru yacu, ngushimire cyane aho tugeranye ku musozo. Ntuzacikwe n'iyo ubutaha.